birabaje cyane bazura musore ari mukuru wawe cyangwa se ari musaza wawe gisebo yagiriye hariya urumva ubabare yagiriye hariya none ese bira bintu birakwiye binagezwe muri iyi minsi ugasanga abahungu bari gukurikira nk'abakobwa bafite bya bintu atanabishoboye kateka ibyo atabasha guhisha mu by'ukuri niki cyatuma mbana n'uyu muntu bigiye bijya urabyemera ndabyemera wemera ko bifite uruhare runini ntabwo wavuga ngo ni mu basaza gusa nawe twongeye kubaha ikaze ikiganiro ni The Other Side Show aho tugenda tureba ku bice bitandukanye bigize ubuzima imyidagaduro imikino ubuzima busanzwe no mu bice bitandukanye uyu munsi ariko uyu munsi nyine reka turebe ku gice cy'imibanire hagati y'imibanire y'abantu isi mu rukundo ubundi day to day life ariko noneho mu rukundo tumaze iminsi tubona abantu abasore cyane cyane basaba abakobwa kuzababera abagore mu kubambika nk'impeta nyine bapfukamye akenshi dukunze kwita gutera ivi akaba yamuterera ivi ariko noneho bikarangira wa mukobwa amwangiye amukatiye nk'uko bakunda kubivuga mu bigezweho by'iyi minsi amukatiye mu by'ukuri ikibazo cyacu kiragira giti uyu munsi turazwibaza ibibazo bitandukanye tubishakira n'ibisubizo ubundi ibi bintu byo gutera ivi byaje bite cyangwa ni ngombwa wowe mukobwa se iyo ukundana n'umuhungu bikagera ku rwego atera ivi apfukama imbere wambera umugore bigera kuri urwo rwego gute ku buryo noneho umukatira ikindi noneho turi burebe noneho mu by'ukuri ubundi se abakobwa side y'abakobwa n'iryari ku mukobwa yumva akwiriye gutererwa ivi wenda ko brandanza tuvuge muri video maze iminsi trending aho umusore agejeje gutera ivi hafi yo kwa Makuza burasi kwa Makuza muri car free zone Kigali car free zone ubundi umukobwa wari wambaye neza cyane byatari agasa nkaho ubwo yabyanze arabyanga itamukatira nigendera iyo twavuga kuri la video nabonye abantu benshi babigize comedy babiseka akore kaduhera aho ngaho muraza kunyanganira gripe irangije hano ari kureba ino video mumbwira ikintu nakora ko nta kintu natakoze kugira ngo baratwandikira muri comment baguha umuti wo muri ravano wakize urumva iyi video maze iminsi trendinga y'umukobwa akatira umuhungu yamutereye ivi mbona abantu benshi babigize comedy nyamara biriya bintu birababaje cyane bazura musore ari mukuru wawe cyangwa se ari musaza wawe cyangwa ari reka rukuntu buhabana agaciro naka nk'umunyamuryango ari umunyamuryango cyangwa se ari inshuti yawe igisebo yagiriye hariya urumva ubabare yagiriye hariya noneho ka free zone murabizi ahantu abantu aho kuko harimo abantu benshi n'abantu benshi bafashe video ko nyarabonye video zitandukanye from different angles from different sources ese bira bintu birakwiye njyewe icyo ntekereza wenda ku ruhande rwanjye nk'umusore kwifata ukajya guterera umukobwa ivi wenda muri public place bira bintu ubundi wenda ntago ari ubwa mbere bayeho kuko ntago ari ubwa mbere nyine umusore akatirwa yaje gutera ivi cyangwa aje yazanye impeta ibyo ni ibintu twavuga ko bidasanzwe yego ariko bimaze kumenyerwa kuko ntago ari ubwa mbere bibaye so icyo uruhande rwanjye ku kibazo warumbaje niba wenda bikwiye cyangwa bidakwiye ku bwanjye birakwiye cyane birakwiye kuko iyo ukunda umuntu ko umukobwa akatira umuhungu public igikwiye ni uko kumuterera nyine ivi hari n'ukwerekana like to show around iyo abantu bakundana aziko hari ahantu mugera iyo ukundana n'umuntu mukamwavuga ngo it's you and I against the world noneho umusore kujya muri public kuriya no gutrying kubiprovinga nyine like abagerageza kubyerekana koko n'urwego bigeraho ukavuga ati umukobwa ndamukunda isi yose bibone
akemera akamufata bakajyana muri car free zone akamutungurisha impeta amubwira ati will you marry me mu bantu njyewe ntabwo ndi kwemeranya nawe ibintu byo kwifata ukajyana umukobwa w'abandi ahantu nk'ahariya rega twese dufite personalities zitandukanye nshobora kuba ndi umuntu ukunda ngo bose bambone mwiki isi yose ibonye ko ari umukobwa wari umusore wanereye ivi hari n'ubwo nshobora kuba ndi loki nsanze nigira n'isoni mu buzima busanzwe ibyo byose nk'umutipe aba ari ibintu ugomba kurebaho mbere y'uko ujya ahantu hari public nka hariya ngo ugiye gutera ivi ntekereza ko mbere yo gutera ivi ubundi umukobwa ari ikintu mwabanje kuganira ukumva aho bigana ntabwo uzifata ngo kubera ko ngo tumaze umwaka cyangwa amezi 6 ngo turi mu rukundo wenda turi mu rukundo ariko njye ntabwo ndi ready yo kuba nawe committed kuri wowe gusa ni ukuvuga ngo mbere yo gutera ivi aba ari ikintu umusore yagakwiye kuganiraho n'umukobwa bakamubaza niba zamuterera ivise cyangwa umva ese sheri tubanye byagenda gute ese ubona urugendo rwacu rw'urukundo turamutse tubishyize ku rundi rwego for example nkagukora nk'aka engagement nkagupropose se wabifata gute ese ubitekerezaho iki bitewe n'ukuntu bisanzwe muganira ese ubundi ubona twabana ushobora no kuba utabashyiriye tukavuga se sheri buriya tuzabyana abana bangahe hari ibiganiro biba biganisha ukumva ko ku bisubizo wari ukeneye ariko binyujije noneho mu biganiro wumva bitari direct twazabahe of course utuganiro nk'utwo nyine dutuma umukobwa yumva ko umufiteho gahunda ansaza azaguha nizo zizaditamininga nimba koko uwo mukobwa ari ready kuba mwabana cyangwa se ari ready kuba yaba proposed ibyo hari ikibazo bimpa ese ntutekereza ko ibyo bintu byose bishobora kubaho bakaganira akamaza n'ibyo bintu byose umusore agakolectinga za data yarakeneye za informations yarakeneye noneho umukobwa k'abakobwa nkunda gutekereza ko sinzi niba ari by'urondoroza kunkosora cyangwa kubisobanura fresh ntekereza ko abakobwa ari abantu bakunda guhindagurika byatari uzi ko nshobora kukubaza ibyo bintu ngende umusore nkabikubaza uyu munsi turi mu kwa mbere cyangwa mu kwa kabiri propose ikazaba mu kwa 5 waramaze guhindura mind biterwa nawe steps uri gukora mu buzima bwawe ubu ngiye musore nimba woje ukanyibereka tubaza se urumva tuzabyabana bangahe ese urumva twabahe ese urumva how about I take you home you meet my mom n'ababyeyi utangira gukora udustep nye twereka uwo mukobwa ko ibyo urimo nyine uri serious narivuze nyine kuko nimba ibyo bintu warabimubwiye mu kwa mbere uri gutegura gutera ivi mu kwa 5 cyangwa mu kwa 6 do the needful ntabwo uzajya gutera umukobwa utari wamujyana iwanyu ku babyeyi cyangwa se abavandimwe cyangwa se abafamiliye bamwe na bamwe nyine make sure ko muri urwo rugendo rw'amezi 6 uri kumwereka ko hari ibintu wakoze mu bigara bituma ko mu by'ukuri ya gahunda ihari fata utwo tugift twa hato na hato ushyire mama we umuryango we ukwiyumvemo mutangiye ma family events cyangwa amafete mu mafamiye muserukane mujyane ibintu nk'ibitangira umwereka inshuti zawe like ayo mezi 6 kora ibikenewe kugira ngo umukobwa agume abizi ko mufitanye gahunda uzi ko kubera ko ibyo hari bimwe mu bikorwa abasore bakora ushaka n'igihe umukobwa yatangiye kwita fiancé wawe bitewe n'ibintu uri gukora ariko wowe uraje uramubwiye nda steps uri gukora azabibwirwa n'iki niho cyagiye uzamupropose ariboneye ndakagukatira ikibazo cyanjye wenda reka nkigire muri ubu buryo hari nyuma y'abantu benshi ko ndira video yura mu musore like asebwa biranasebetse bira bintu urabona umuntu mukundana kuba yakora bira bintu nyine akaguta kanigendera hari nyuma yo kubona ino video hari abantu batangiye kuvuga basa nk'abiteramo brage ariko which is nyine bisa nk'ari n'ibyanya byari byo bigezwe muri iyi minsi baravuga ngo umukobwa w'iyi minsi umugira inama umukobwa muri iyi minsi iyo inama agirwa n'abakobwa bagenzi be ngiyagisha inama baramubwira ngo bakunde bose ngo uzarebe uri seriye noneho nkibaza nti ibyo bintu byose wagize
ibyo bintu byose wavuze wiyegwa mu kwa mbere aciyemo amezi runaka 6 5 7 ibyo bintu wenda uragejeje no kubikora ariko kubera ko nyine bisa nk'ari igihe kirekire dukurikije expectations z'umukobwa ko umukobwa ushobora kumubwira mu kwa mbere akibwira ko ubukwe muri mu kwa kabiri bitewe n'ukuntu wumva ibyo byagiye none se iyo bakunde bose uzarebe uri seriye ntishobora kuzamo wenda muri kwa kabiri kubera bibwiye mu kwa mbere ariko ukabona mu kwa kabiri nta gahunda ifite mu kwa kane wenda watangiye kujya nibwo utangiye kujya kumusura wabo n'iki ariko yarabonye undi musore muri yabakunde bose yarabonye undi musore ushobora kuba uri kumukora utundi tuntu none bikaba byamushyira hagati na hagati avuga ati none ndabibaransa ne nk'uko byaramwe uyu kari gukora ibi n'akaba ari gukora ibi bimeze gute wenda icyo gihe kikazagera cyo gutera ivi iyo ataradesida ikintu ndi gutekereza abakobwa buriya ntimukaturebe ngo mugire ngo nta bwenge dufite niyo waba uri mu rukundo gute niyo waba ufite abasore 5 ubuzi ngo uyu nguyu ni uri seriye cyane bitewe n'ibintu agukorera ubuzi ngo uyu nguyu na steps ari gukora ni ukuvuga ngo muri aya mezi 5 ni ukuri ko imana imbura umukobwa uri seriyeuse waba warafashe decision none se mu gihe umaze gufata decision ntabwo ndi kuvugira abakobwa gusa be realistic ubwire wa wundi ati ntabwo biri kuvamo ndi kubona bitari gukunda mfite undi wenda tutaragira aho ngaho hasa nk'aho hari ahantu ho gufata nk'umwanzuro ukuntu hari ikintu uvuze uravuga ati niyo baba ari abasore 5 yego bitewe n'ibyo bakora bishobora kwereka uri seriye mu by'ukuri ntabwo tuvuge hari umusore wa mbere ukujyana gushopinga ukujyana mu bintu byinshi cyane mu mashows mugasohokana akagura ibintu ushaka akaguza n'inshuti ze just mugahaving fun mukagira ya fun life ariko atarakomeza kuri cya kintu cy'ubukwe hakaba na wa wundi wagikomojeho ariko adashobora gukora ibyo bintu nk'ibyo ngibyo wunda yabikozeho nk'ibyo bintu gukorera byo gusohokana kugira gute ariko mu by'ukuri iyo muganira umva gufiteho gahunda mu biganiro ariko wa wundi we aragusohokana ukorera ibintu wumva ubuzima wifuza kuzamo n'ubundi wawe married ukavuga ati uyu nguyu niyo twabana hari ibintu nkorera nsohokana uretse hora hari ibintu nkorera nkagira undi akabikora amagambo akakubaza bikaba byanagushyira mu rujijo ukategereza ko afite iyo gahunda undi akakwereka ko agufiteho gahunda kandi mu by'ukuri ntayo arashaka keep having fun gusa ariko ntayo aho ngaho uri nk'umukobwa iyo situation wayikuramo gute wanavumbura gute ufite gahunda Cobra turi kuvuga umugore hano ushaka gushyira mu mago mu kubaka ntago turi kuvuga umukobwa ukirebera ngo abantu ngo ari kunyana for shopping ngo abantu ngo ari kumanga amafaranga nubwo ariho bitangirira byose okay ntago nanzenda na mukobwa reka nkubwire na mukobwa wifuza kubana n'umusore w'umukene nazagira umukobwa uzakubeshya nta mukobwa wifuza kubana n'umusore w'umukene bivuze ngo ibirirwa bavuga ngo duke tudusangire live buri mukobwa wese afite izozi zo kuzabana n'umukungu wiyubatse meze neza urumva buri mukobwa wese abatekereza ko azabana Prince Charming umusore mwiza ufite akazi keza ufite imodoka ufite inzu nziza nta mukobwa burya wicara avuga ngo mana ngumva barenga uzame ngo uyu umuhungu w'iki oya wenda ntiyamusaba ariko batekereza ko as long as love involved mudukundana nyine whatever can accept ariko buri mukobwa wese inzozi zaba yumva yakundana n'umuntu ufite n'amafaranga kuko burya ngiye nkunda kubwira ngo tujye tuba realistic amafaranga ni essentials sibyo ni ikintu umuntu yakenera mu buzima bwa buri munsi akaba ubuzima bwiza cyane cyane ko nta muntu yifuza kuba ubuzima bubi urumva rero hano ngaha turi kuvuga umugore ushaka kujya mu mago atarebye ngo either umunganwa for shopping either ni bola twiga dusohoka mu tubara kangura za Moet na zaki urumva hanga we are talking about wife material
wife material person yeah atagendeye kuri ibyo byose ushobora no Johnny igeze kubivuga abantu bamugira umusazi. We have a lot of idiots here bafite amafaranga. I'm sorry to mention that one nanjye. We have a lot of idiots bafite amafaranga bitewe nuko hari juba uri that idiot nashaka gusubiramo ariko uzi gushakisha amafaranga ahubwo asanga ni wa mugore uri guguca inyuma wirirwa kudiha. Ibyo ngibyo byanatumaga ntekereza kuri ayo mafaranga uvuze kuko ubona avuze ko nta mukobwa ahava akagera wakishimira kubana n'umusore w'umukene cyangwa ubyifuza mu by'ukuri uretse wowe iyo uri umukene biragushimisha se nanjye ntabwo binshimisha no buhoro. So ikibazo cyanjye kiragira giti kubirya ubitama amarira kugira ayo mafaranga ariko nta munezero nta mutuzo nta rukundo. ushobora kubona umusore ufite amafaranga ufite ibintu byose wifuza ufite imodoka shopping nta kintu na kimwe mwabuze ariko aguca inyuma akubabaza yanagukubita waranze kugenda kubera kuri cya amafaranga akaba yanagushakira n'undi mugore cyakajya mu bindi byana nawe uraho ngaho. Hari akamimu nabonye ngo kugira ngo uririre mu biryogo waririra Dubai. Hari umugabo uza akagukubita ejo mu gitondo akaza kuba shahani I'm sorry for that nakugure na Range Rover for apologizing. None baze ya apology sinzi ukuntu wayanga. None baze ushatse umukene uvuga ati ibyo aribyo byose ubwo ari umukene afite urukundo nawe akubereye nawe ngiye kuvuga rya jambo rya Jory nakubereye umugabo abasore b'abakene bafite n'ubukene uri kubasonga ari ukuntu uri umukene nta n'indi kayito ufite mu buzima bwawe uri umukene wirirwa gucitinga noneho ngera amaze kubibona abasore badafite n'amafaranga no birwa bacana inyuma ari umukene akanagucitinga no ni double loss. Ni umukene nta kintu akontributinga kiri financial mu buzima bwawe yirwa gucitingaho yirwa gusebya ngo niwo mwizirikaho nta kintu kizima gukorera no kuri Valentine ntabwo ujye ubona utugifiti nk'abandi bakobwa kandi abakobwa mukunda gifts burya umukobwa niwe wamugura bombo y'icuma arishima mpfa kuba abona ko ikintu cyavuye ku mukunzi. None se agucitinze afite n'amafaranga hari icyo byaba bitwaye biragitwaye nose cheating kuko hano you are grabbing boys badafite amafaranga bakanagucitinga on twavera kuri sije ya propose kandi twaye turiho like n'ubundi byose birubakirana ko turazwigeraho turebe mu by'ukuri n'ibikwiye n'ibidakwiye ko waba uri umukene waba uri umukire cheating doesn't make sense. Nuvuga ngo yakubabaza the same extent the same level ndi kuvuga no kuko umuntu wese ugukunda yagucita inzaza gusaba imbabazi nako ntiyajya atagukunda ariko mu gihe abaye umugore wabo umugabo aba arobije kuza gusaba imbabazi yagukunda yaba atagukunda ko kazi ko ibyo bintu ari ibintu byarangira mu nkiko ugasanga bigize divorce kuko one of the reasons itera divorce mu rukiko rwemera cheating nayirimo na cheating irimo buriya niyo bidafite ibimenyetso of course kumbuka ufite ibimenyetso kuko divorce zaremurwa ntabwo bapfa kuyitanga babanza kuguha amezi angahe yo kubaganiriza urumva tubyubahire na leta yacu buri yaba ari divorce ugenda ukarega ejo bakahita baguha ingo zose ziba zarangiye ariko baguha time kwitekerezaho byaba na ngombwa iyo wahereye mu nzego zo hasi buriya bagwa n'abantu bakuganiriza kugira ngo murebe barebe ko mwasubirana. So umugabo wese yagukunda cyangwa atagukunda yagucitinzeho birakubabaza akanagusaba imbabazi. So none se urabona abantu bashobora gukundana ariko wenda bafite nk'ibintu bakurikiranyeho like nkukurikiyeho wenda yuko nawe ushobora binagezwa muri iyi minsi ugasanga nk'abahungu bari gukurikira nk'abakobwa bafite amafaranga hari byo bivuga nyine ugasanga nk'umuhungu yagiye mu bakecuru ugasanga abakobwa bari kwirirwa bariranga abasore twarababuze bagiye mu bakecuru abasore nabo bakarira ngo abakobwa ngo bagiye mu basaza ngo ni abasaza bafite amafaranga umukobwa akemera gushyingirwa n'umusaza akavuga ati anytime azapfa n'ubundi ibyo afite nzabisigarana umuhungu akajya mu bakecuru nayo ari same principle ubundi ibi bintu ubibona gute ubundi kuko bibaho cyangwa ubu n'ibyo abantu banivugira bisanzwe bibaho nitusanga bibaho ubundi bigenda gute ubundi se birakwiye reka nkubwire icya mbere cyari ukuntu mfata breme yose mukayishyira ku bakobwa ngo abakobwa ngo bajya ngo mubashuga daddy
ni ukuvuga ngo hari ukuntu blame nyinshi hari ukuntu abahungu mwagiye mukigira aba victim cyane ngo abakobwa ngo bajya muri papa sukari ngo mufite abashuga daddy mufite abasponse nyamara ugiye kureba n'abatipe ntago ari shyashya bafite bashuga mami ariko ari bo bake ntago ari bo bake nibo bagereranyije n'abakobwa nibo twujuje muri uru Rwanda abashuga mami nkaba ntawe ndabona ni ikibazo cyawe cyane ikibazo cyabo cy'ubuke bwabo oya niba utaramubona rero kandi umushaka kankugira inama jya muri gym ujye kwitoza wubaka umubiri tangire amafaranga yo kubaka umubiri no kugira umumodona yubakisha ubwonko n'ubushobozi bundi reka tube serious ntabwo dukeneye kubaka sosiyete ishingiye kuri ibyo bintu which is not even good kabisa ntabwo ari umuco wacu wa mungani w'abandi bose ni ukuvuga ngo yaba ari abakobwa usibye ko n'abakobwa bikundira abasaza bikarangira banakoze ubukwe byo gukunda nabyo urukundo ruhamye mu rukundo ruhamye I disagree with you no hari abakobwa burya reka nkubwire abakobwa turi attracted cyane ku bintu dukorerwa ni uburyo turimwe n'ubwo abantu babigize bad side umukobwa wese yishimira kuba yaba afite akazi ke ariko n'umugabo we ahari ari kumusapotinga mu buryo bwose bushoboka ni ukuvuga ngo njye nimba ndi umukobwa mfite akazi kanjye gasanzwe wenda kamemba desa ni 200 mbonye uwo mugabo dufatanya kuko nimba ndi umukobwa nkavuga ati byibuze mu rwego rwanjye nagakwiye kuba nambara urukweto rumeze gutya ariko nkabona salary yanjye ntago wenda bihuye wa mugabo akanyunganira urwo rukweto nkashobora kuba narwafodinga bitewe nuko amaye iyo support umuntu abikora rimwe kabiri gatatu niyo yaba yaratangiye ari sponsor nta rukundo mufitiye mbona ko wenda nta wundi mugore afite icyo ni icya mbere nawe arashaka icyo nshakaho ni umuryango ngiye nkubwisha ukuri namwemera pfa kuba nta rugo ndi gusenya none se Simba ko tuzi ko mu bintu wenda byubaka urugo cyangwa mu bintu bikomeza urukundo ari ibintu bitandukanye kandi wenda binafatika kenshi uwo musaza uri kuvuga kuba wenda satisfying your needs ariko wenda zijyanye n'ibintu bisa nk'ibifatika ibifatika kugurira ibintu ushaka wifuza iki byose ku ngingo yo kubaka urugo noneho nutaba satisfied bizagenda gute kuko arashaje arananiwe nabaye satisfied se gute wowe urambwira ngo umuntu yamaye buri kimwe ibyo nta munega ajya guhibyo natagukunda aragukunda nibyo nanjye ndamukunda nawe uramukunda ariko twavuze ku ngingo yo kubaka urugo mu gihe wowe utabaye satisfied kuko nibyo bintu mu by'ukuri biri gutandukanya n'abantu benshi couples iki buriya n'uriya musore bataye hari ukuntu bashobora kuba bari imbere bari ukuntu bigenje umukobwa akavuga ati bakari hahitana zinukirwa yajya kumuterera ivi I'm not at home nibyo uri kwiteka yajya kumutera ivi yajya kumuterera n'ivi akatavuga ati koko bya bintu atanabishoboye kateka ibyo atabasha guhisha mu by'ukuri niki cyatuma mbana n'uyu muntu uwo musaza koko mu by'ukuri nateka amazi y'ubugari ntibushye bimeze gute bizagenda gute wenda nta experience mbifitemo ariko kimwe n'uko uwo musore yagutenguha none se ubundi mu by'ukuri ubundi mbere y'uko wenda nansubiza ngo ubijyemo deba icyo kintu uracyemera wemera ko iyo ngingo twari dukomojeho hari uruhare runaka ndetse runini igira mu mibanire y'abantu bakundana cyangwa babana urabyemera ndabyemera wemera ko bifite uruhare runini ntabwo wavuga ngo ni mu basaza gusa nawe urabyivugiye uravuze ngo nose nimba uriya mukobwa yabonaga uriya musore kuko abasore bose siko bashoboye abasore bose siko bashoboye harimo abashoboye no mu basaza hashobora wenda kuba harimo abashoboye n'abadashoboye birashoboka rero ntabwo wavuga ngo iyo ni effect yo ku basaza gusa
kimwe nko bitaguhira ku musore ni nako desemwe bitaguhira so ingingo yawe ni nkuko nyine wahura n'umusaza ugwa bya bindi byose like za needs zawe akasatisfyinga shop iki then hahandi bikaba bigenda fresh shagura nawe ukumitingira byose mu byukuri nge ntagaruka nabitekerezaga kuko ikigaragara cyane icyo bakuri abakobwa icyo bakurikira abasaza ni amafaranga kubera ko akenshi mu by'ukuri reka wenda tuvuge no ku ngero zifatika zijya ziboneka hari urugero sinzi ni isitori barayumvisheho cyusa uramuzi cyusa uririmba gakondo n'umukobwa bita Janine mwiza cyane mwiza byatari uramuzi ubu baga i Burayi like muri biriya bice byo hanze yakoze divorce Janine n'umusaza babanaga bakora divorce ari tararangira aza gukundana na Cyusa ibyo biraza kuntuza ko n'ingero z'abandi aba bashuga mamies abo twakita nk'abashuga mamies cyangwa abakobwa baza kwishakira abasore usanga hari abantu bigeze kuba in marriage before n'abantu basa nk'abo baruta cyangwa abasaza especially abazungu bamara kubakuraho ayo mafaranga wenda ko divorce iyo mwamaze gusezerana divorce mushobora kuba mwanagabana kabiri ko abasaza n'uwo musaza no ntiyajya mu nkumi adafite amafaranga cyangwa imitungo myinshi bamara guseparatinga no kugabana iyo mitungo wa mukobwa akahita yifata akaza in Africa cyangwa akagaruka mu Rwanda gushaka abasore noneho bari potential like abasore bari fit yumva bazagira you get it bazabasha gukora ibyo bintu like bazabasha guteka ibiryo bikanashya fresh ntabwo uremera ko na n'ubu abakobwa bajya ku basaza bakurikirana amafaranga cyangwa iyo mitungo burya rero mu mibanire y'abantu abantu bari kudukurikira babyemere cyangwa babireke urukundo gusa ntabwo ruhagije ngo urugo rukomere ntabwo urukundo ruhagije ngo urugo rukomere urukundo ubwarwo mu by'ukuri wowe nakifata mwavuga ngo uriya musaza ndamukunda nawe arankunda ntabwo bihagije kuba nakifata ngavuga ngo uriya musore ndamukunda nawe arankunda ntabwo bihagije urukundo rugomba kuza nka bonus imagine mu by'ukuri iyo tuvuga ko kamubwire Cobra impamvu ndi kubwira ngo urukundo ntabwo ruhagije kugira ngo urugo rukomere urukundo ni nka last cyangwa n'irari umuntu agira urundi kamubwire ko njye nshaka kubona uri kwicira ngo wow mbega umusore mwiza uri dark skinned uri mild ndi kukubwira niho bijya kuva kugira ngo ujye gukunda umuntu uko first of all wowe wabaye attracted kuri we najya gukunda sana atari attracted kuri wowe ntabwo bishoboka nzakubona ucaho mvuga ngo mbega umuhungu mwiza umugire crush niba mahire unerete obviously nzahita nkwemera dutangire gukundana twebwe n'urugo rw'ibwacu tuzatekereza ko ibyo bintu bihagije kugira ngo ushyire mu mago no kuba mukundana ugomba kureba first of all iyo mico y'uyu muntu nzayihanganira ese uyu muntu ari mentally stable afite kuko hari abantu bari kugendana umva ibikomere byinshi cyane wowe ukamureba ukumva gusa ko umukunda ngo birahagije ibyo bikomere bye uzashobora kubana nabyo cyo ni icya kabiri icya gatatu ese uwo muntu aragusapotinga mu buhe buryo is he mentally supportive kuri wowe ese ugize ikibazo kubera ko ugiye kubana n'umuntu uwo muntu uba uvuga ngo muzabana ubuziraherezo ni uwo muntu mugiye kuzamwirirwana mu nzu yata mu gitondo mu byukane uwo muntu azasapotinga biri mentally usibye na mentally se mu gihe ngize ikibazo kiri financially uwo muntu azasapotinga ikindi famille y'uwo muntu izanyakira cyane cyane ukareba imico y'uwo muntu hari abantu baba bafite imico ikintu cy'amafamiye noneho nyuma wamara kureba utwo dukaragita twose wagendeyeho hari ibibundi bitahinduka hari nka personality y'umuntu utahinduka wamara kureba ko wayihanganira wamara kureba ko iyo famille nibwo itagukunda uzabyihanganira wamara kureba utwo tuntu twose nimba uzatwerana ukavuga ati okay ndanamukunda noneho birabyujuje ako ntabwo urukundo rwonyine rwa supporting urugo ibyo bintu nyeka ko ari no bye byishe ingo nyinshi z'iki gihe mwe murahurana gusa mukamarana mu mwaka
kubera ko umukunda nawe agukunda ukumva birahagije ntabwo biba bihagije nawe umusore wamara kubona udufaranga duke ukavuga ati reka mutamaga umusore wamara kubita utumiliyoni tungaye kuri konti ukavuga ati ubu nzasapotinga karenti imyaka ingahe ubu umwana avutse naramujyana ku ishuri ukagira ngo birahagije no nta rukundo ruhagije. Iyo bavuga ngo gukundana no kwihanganirana gukundana no kwihanganirana bivuze ngo iyo ukunda umuntu haba hari ibintu wakihanganira wayikomojeho ko hari n'ibyo utakihanganira aricyo kintu ukwiye kubalansa ukabanza ugashyira ku munzani ukavuga ati ibi ngibi n'ibi ibi ntabwo nabyanganira ibi nabyihanganira. Mu by'ukuri ntabwo uri guhabanya n'abavuga ko gukundana urukundo kuba mukundana ni icy'ibanze ariko ntabwo bihagije I agree kwa mukundana ntabwo bihagije kubera ko reka gukundana ubundi gukundana njye nemera ko mu myemerere yanjye nemera ko urukundo ni ikintu cyagutse urukundo ni ikintu kinini byatari harimo kwihanganirana gusapotingana gufashanya kugira ibintu nk'ibyo mukorana ariko njyewe nkaba nemera ko urumva nubwo ibyo gukundana cyangwa urukundo ari ibintu byinshi cyane urukundo nirwo rwa mbere wowe wavuze ko ari ikintu gishobora kuza cyuzuza ibindi ahubwo ibyo bindi njyewe nikiza ko bikwiye kuza byuzuza urukundo. Kwa abantu muba mugiye kubana wowe irebeho ubwawe noneho ukuntu wenda tuvuga nimba ubana n'ababyeyi bawe cyangwa se n'ubu wenda mukamutabana ariko mwarabanye byibuze byonyine rero ukuntu ukorana na mama wawe wakwibyariye byagoranaga kobra ya masaha utashye sangahe kobra wasinze ibyo ni hagati y'umubyeyi n'umwana maze nkubwire no nibaze ko ngo ari mama we mubana buri munsi mukirirwa mutongana no nibaze umugabo mudafite n'isano tese wenda mwabyaranye ariko buri umugabo gumera umugara gumera umugore nta sano riba riri hagati urumva nje am saying ukuntu mbyumva ariko twibuke ko nta rugo rwubakwa nk'urundi nje kukubwira uko mbyumva ko nta rugo nayo nubaka ku bantu batari babizi. You are single and searching. Ntabwo nakizo searching. Single and snatching. Nibya single nabyo navuze. Ariko ikintu ndi kuvuga. Ibintu byo kuvuga ngo umuntu uramukunda ngo naragukunda ngo birahagije. Babanzeho dukarata twose twe. Urene nimba ibyo uzabyihanganira. Urene nimba muri ubwo bukene bwe. Ko niyo aba ari umukire isi imeze gutya irahinduka. Turns around every time. No musuburaha ejo kaburaha ngaho. Urebe ni ayo mafaranga nashira bizagira nzamwihanganira. Ese nanci nyuma abagabo naga ari abantu umuntu yakwizera. Nanci nyuma ntukire amajwi abagabo cyane ko hano abagabo barahari kandi bukizerwa. Ariko bekana ko abagabo benshi bakitinga kurusha abagore. Nanci nyuma uwo mugabo nzamwihanganira. Ese uyu mugabo uri rude gutya ni ikintu nakihanganira. Umuntu ashobora kuba afite character mbi ariko ukabona we uzi ukuntu bigenza uzi ukuntu mukaminga down. Icyo nshaka numva nakongera kuri ibyo bintu aruvuze urabona like hari ukuntu bajya bavuga ngo opposites attract muri relationship opposites attract. Icyo nshaka kuvuga ibyo bintu uri kuvuga ugakomeje kwihangana cyane which I agree and is a good thing kubera ko ibintu byose dukora turamutse tutagira kwihangana hari byinshi tutakora. Icyo nshaka kuvuga like ikintu ugomba kwiga mu gihe ushaka kwishora muri relationship no kwihangana. Hari ibintu byinshi abantu bakora haramutse hatabaho kwihangana bitakorwa cyangwa mutahuza. Imagine ko ibaza umuntu muvukana wari uri kuvuga ku bintu wenda byo kuba umubyeyi n'umwana ibintu ati umubyeyi abwira umuhungu avuga ati utashye wasinze aya masaha niki wenda umubyeyi arihangana kuri umubyeyi nicyo kintu cyane ari kwihanganira. Ibaza umuntu mutavukana mudafite icyo mupfana biri blood by blood by'amaraso kujuza iki ibintu nk'ibyo tuntu twinshi cyane wenda azakora kuba niba udashoboye kutwihanganira utwo tuntu nutegeze ko muzubaka niba udashobora kumwihanganira. Icyo nshaka kuvuga rero
mu rukundo ubundi urukundo bisaba gutanga 100% y'urukundo ufite kubera ko mu rukundo ntabwo uzavuga ngo ni umukobwa reka nkore 40% we ni umuhungu akore 60% tubihuze 100%. Urukundo ni equipe. Your relationship couple ni a team, like a team. You are doing this, I'm doing this, turabihuriza hamwe bibyare this. Urakora 100% ibyo ugomba gukora, nkore 100% ibyo ngomba gukora, tubihurize hamwe kuko hari ibyo nshoboye udashoboye, hari ibyo ushoboye njye ntashoboye, hari amafaranga ufite njye nafite, hari ayo mfite udafite, hari ikintu yo twirengagiza. Mental stability ni ikintu cyane gikonta byatari. Shaka kuba ndaho ngaho naraciye mu bintu bikomeye ndumwana, like background ibabaje nawe bikimbabaza touching like bikikomeza bigaruka. Wewe nk'umugabo wanjye, you have to be understanding, you have to be more mentally stable, more than I am. You need to support me. Kimwe nuko nari niba ufite icyo kibazo, ntago abantu bose bakuze bafite ibibazo, abana bikuriye neza muri like you have to come and be my blessing kubera ko like hari ibibazo mfite nkeneye bikeneye gukira. Ntago nzamenya ngo shaka ngura mwana yigira depression ngo bamufashe kumubira nge nabyo nashobora kuba kari gukimenya kiri muri mariage utangiye uceye partner. Ibyo bintu byo kuvuga ngo ntago babishobora usko ari handi bahera bavuga abanyarwanda nabo bari bazi ubwenge byatari no kuva kera. Umunyarwanda aricara avuga ngo urugo rubi rurutwa na gereza cyane kubera ko usko tuye tubona abantu benshi ugize kwa ku bintu by'amafaranga like ngo kurira ngo mu nyakatsi no kurira muri marriage. Hari umugabo ugera ku rupangu rw'inzu aparitse imodoka mbere yo kuvuza amahoni ngo amukingurire, agafata like 30 minutes atekereza, aravuga ati mu by'ukuri ngiye gukora iki mu nzu no muguru naranyica noneho ngiye kujya muri zanduru. Like mu by'ukuri ntago umugore you have to be the peace of your husband, like peace of mind y'umugabo wawe. Niba umugabo ataha impamvu wenda afata niyo minota yicaye atigimubigimeze gute, uzi impamvu nuko ataha aho kugira ngo muzi sheri byagenze gute, akazi byagenze gute, umwakirije ibibazo, umwana bamwirukanye iki nakunyuca inyuma karega ko mwavuganaga n'iki. No kuntu buri abakobwa turemwe Cobra aba sinzi wenda mu zindi nk'ukuntu zimeze, ariko muri famille nyinshi twakuze tuzi ko ba mama bacu ari abamama bihangana. Sinzi icyo kintu tukeneye ariko ni icyanyacyo. Abamama bacu ba kera wenda abana turi mu myaka imwe barabizi. Abamama n'abantu baba bafite level yo kwihangana, abagabo badashoboye kuko buri abagabo ntago bazi kwihangana. Abagabo bench kubera ko umugabo afite ya mento ivuga ngo mbe mbona amafaranga ya minerva y'umwana agiye kwiga, iyo atayabonye umugabo itubona ko acitse intege. Ariko abagore niba muza kugashiri bizakunda ariko urwo n'urugero rwiza umugore akwiye gukora akajyaza akamubera imbaraga. Wimubona yacitse intege muri mubwiye ngo narabibonaga ko n'ubundi za business zitazacamo nta kintu kandi arakubwiye. Wica mu bacu ba kera up to now bagikora byatumye ingo zabo zigira. Ako ntutekereza ko kuba aba bagore cyangwa ababyeyi baba mama bakora bitababuje kugira ibikomere, kuba bitwara uko bitwara, ntutekereza ko like they are doing this for the sake of the children, kubera ko umumama aravuga ngo for the sake of the family muri rusange. Ariko wibuke ko hari abagore bemera gutandukana n'abagabo ariko ntibatandukane n'abana. Icyo nshaka kuvuga, my point is like umugore yatwise umwana amezi 9 aramurera, umugabo akenshi atanahari. Wibika ko n'abantu bashakana n'abasirikare, like abasirikare bari mu butumwa bw'igihugu bakabara jya abroad atamukunza none like nk'umugore wamutwise bakabana icyo gihe cyose, ntutekereza ko baba attached cyane ku buryo kuba yumva kumureka byamutusha no kurusha umugabo yamutaye, kubera ko umugabo nubwo umugabo agiye guta ariko ntago wamubyaye umugabo ntimunavukana. Akaba atekereza ko like kuba yaba weak in front of y'abana be bizatusha abana ko ari kubarera ari kubaha uburere. Twibuke ko kurera like uburere buruta ubuvuke, uburere buruta ubuvuke. Ari kubarera ari kubaha urugero rwiza, like ntutekereza ko ariyo mpamvu nyine kuko abagabo ntago bakunda kurera abana cyane.
abagabo nta nubwo bakunda kuba mu rugo cyane uziko buriya n'umugabo utakirirwa mu rugo niyo nta kazi abagabo ntabwo bakunda mu rugo uzarebe niyo nta kazi afite arabyuka akigendera ngewe ikintu navuga ntabwo utekereza gutyo Cobra aho kugira ngo ugume mu rugo ngo for the sake of the children kugira ngo abana bazarere n'ababyeyi bombi sinekereza ko abo bana bo bazarerwa neza babona mutabanye neza mwirirwa mu Rwanda se yirirwa kudiha ni handi uzakora naho ugasanga umwana yabaye ikirara yirirwa kubita abandi bana kubera ko yakuriye muri rwa rugo abona papa kubita umugore barwana aho kugira ngo rero abana bakuriye muri environment mutishimye mwebwe nk'ababyeyi mutishimye mwirirwa mu Rwanda mwirirwa mutongana niko abana babona take a decision nk'umugabo uvuga ngo you know what tugiye gukora icyo bita co-parenting abana nzabarera ngiye nk'umugore nk'umama nawe ujye uduha iyo support provide support rimwe na rimwe nawe baze kugusura at least babone twishimye tutari kumwe kuko muri kumwe ntabwo mwishimye that is my point it also goes out ku bagore bose bari mu ngo right now zitishimye ngo kubera abana ntabwo abana banyu bishimye birwa babona mu Rwanda n'abagabo banyu ntabwo bibashimisha aho kugira ngo rero birwa babona gutyo ibi ngibi rero nibyo biri kutuyobora n'ubundi kuri ya ngingo yacu twahereyeho mu by'ukuri ni igihe n'iryari ni igihe kihe ni ikihe gihe cyiza cyo gutera ivi sibyo cyo kudesida kubana n'umuntu kuba abantu like uwo musore ushobora gutera ivi bakakwangira bakaguta muri rubanda bakaguta mu nama nibyo turi kurebaho nicyo dushaka kuganisha turebe mu by'ukuri ese byari bikwiye nabyo dusorezaho byari bikwiye ko umusore atera ivi bakamudampinga kuriya mu bantu publicly ngewe icyo nashaka kubanza wenda kuvuga ugeze kumaza ikibazo kimbaza niba nemera ko mu by'ukuri umusore akwiye gutera ivi muri public mvuga ko ngenda byemera kubera ko arashaka kugaragaza urukundo ariko nyuma y'ibyo wari uzi ko hari umukobwa ushobora ubundi hari abasore bafashe decision yo kuvuga ati ngiye nyuma yo kubona ibi bintu bigenda biba dumped nyine in public bikaba byaba n'igisebo kuri bo bikabasenyera izina hari abasore bafashe decision yo kujya batera rivi abakobwa mu cyumba cyangwa nanatera rivi agashyira impeta akomeza aramubwira akanakandika amubwira tuze kwipimira impeta nusanga ukwira uyigumishemo that's fine mu by'ukuri abakobwa nabo hakaba hari abakobwa banze cyangwa bamaganye icyo gitekerezo abakobwa bakunda byacitse tubyemeranyeho umukobwa abashaka niba ugiye kumutera ivi birori aba afite abashuti be abafotografi bamanutse abafamiye ibintu byose abenshi mvuze abenshi nanjye ku by'ingero nzi we ntabyo ushaka ku by'ingero nzi niba abantu badahari ntago mbishaka noneho hakaba hari n'umusore ubitegura ariko atarateguje abashuti b'umukobwa noneho we agateguza abashuti be nk'umusore none umukobwa yabona uteye ivi wo musore akabona nta bashuti be like abari kuri stade y'umukobwa bahari akavuga ati hell no I cannot do this mu by'ukuri ntutekereza ko abasore ko bari kuba dumped bari kubikorera kuri pressure urumva y'abakobwa kubera ko abakobwa ngo bakunda ibirori n'iki akaba yabikora akaba yabana dumped wenda mu by'ukuri umukobwa atarari ready nkuko ugeze kubikomozaho atarari tayari yo kuba wenda yavuga ati uno musore niwe nanahisemo nicyo nakubwiye cyo kuba ready nimba uri umuhungu ugiye gutera ivi banza umuteguze nabwo witegura ariko n'utubazo turi like so wumva engagement yagenda so wabikora tubikore kwa makuza wivuga no kwa makuza hari abantu bigeze hari n'abantu bapropozanya muri stade cyangwa uzajya stade ukumva yo idea y'umukobwa ukuntu imeze wenda abantu banabyumve neza iyo like utwo tubazo tukuyobora we musore mu gupanga ahantu n'ahantu kuko niba uvuze muri stade aho ni ahantu ha fresh kubera ko kubera ko no kwa makuza ubwo yahemera hose hari clouds muri stade nshaka gukatira stade wamukatira niba umubazize ubwo that's hari undi wabikunda niba umubajije ngo se like urabona mu bashuti bawe nk'abantu batanu nanjye mfite abantu batanu nkagupropoza wabyemera byabimeze gute aho bikuyobora
kukumva neza cyangwa gusobanukirwa icyo umukobwa akeneye cyangwa cyamushimisha. Wifata umukobwa w'abandi utayimuganije ngo umujyane kwa makuzo. Cyangwa ibazo no usanzwe uzikagira n'isoni. Uziko mu by'ukuri abantu bakundana ntekereza ko iyo ugeze ku rwego rw'utera ivi bamwarigize nko kujyana n'ahantu runaka. Akaba wenda mukabona ntari kwa bakuzo. Imagine kwe. Reka dusoze ikiganiro. Ariko n'inama twasorezaho. Inama dusorezaho. Reka dufate iminota nk'ibiri yo gutanga inama. Iyo yari yibanze. Iyo ngiye twari twomusho yari yibanze. Utarakibagirwa. Mukobwa abakobwa mureke gusebya abahungu muri public. Mwemerere kugira ngo ubuvane mu isoni. Afterwards nyuma y'ibyo nta bundi buryo wenda tuvuge ko ushobora kumwemera iyo umwemera ukemera ko impeta yambara impeta ukayambara. Icyo ni ikimenyetso ko abantu bose bataha bavuga ati byabaye bya bintu byaragenze fresh. Ngiye cyo nshaka kukubaza ko kuvanamo impeta ni ikindi kintu. Nta bundi buryo bwakoreshwa aho kugira ngo umuta agende umuti ugende yamaze gupfukama cyangwa impeta ntuyambare uyikubita ugende. Nta bundi buryo wamuhagurutsa akamubwira ati can you get up please atari loud akamubwira ati ibintu byari joke. This was a joke. Nizere kutari serious. Can you get up? Ukatumuhobera mukava naho ngo mukagenda. Ibyo bintu byakora. Mukigira nk'ari prank. Utasebeje umuhungu w'abandi. Utamusebeje ngo ugende. Nawe utisebeje kuko niba mukobwa buriya nawe yasebye. Ugaragaye nk'umuntu ugaragaye nabyatari. Uziko nk'umusore wabonye ira video wenda akazakundana n'uriya mukobwa nanone. Ibaza hera ajya kumupropoza. Wazavuga ate ahubwo se yahera nansebya. Ibaze mu by'ukuri nk'icyo yaruvuze reka abakobwa bareke gusebya abahungu. Umuhungu yifashe yaguze impeta yateguye ibintu byonyine kuba yemeye kugutera rivi nuka ukunda gufiteho na gahunda uretse kumusebya wabiki shamuhagurutse umuhaye agaciro icyo gikorwa yagize. Ese wa mukobwa we waruzko hari umuhungu mukundana mugakundana wowe ukabuze ko mukundana nawe yibwira wenda ko mukundana agukorera ibintu byose ariko nta gahunda gufite yo kuzabana. Waruzko abantu bashaka gukundana ariko batabana batashobokana ugeze kubivuzaho urumva wowe ugize imana urebye ubonye umuhungu kuvana imihanda n'ukuntu abasore babuze uri kumusebya ko breka soza ikiganiro mbaye emotional cyane. Mu by'ukuri we mukobwa atekereza kabiri mbere yuko umusebye umuhungu. Kandi nawe mukobwa ugeze kuvuga ngo abahungu bafite iya mbere bagiye babaganiriza ibijyanye na engagement. We mukobwa wajya uganiriza umusore ko mu ibintu ukuri gushira mu biganiro. Niba ushaka kuzapropose muri stade cyangwa ahantu hari wide crowded mu by'ukuri tangira umwereje kakiri kare kuri Instagram propose ke ahita akabona avuga ati ibyo akunda nabibonye. Mu by'ukuri nawe ifati ya mbere uramusore ariko muravukana ko yakubabaje. Ntago yambabaje nta nubwo muzi ariko mu by'ukuri ndi kuvugira abasore muri rusange. So nawe mukobwa ushobora gufata iya mbere ukagira utujeste ukora ukadukorera umuhungu kugira ngo ibintu bigende neza kuko nkuko twabivuze twongera tunabisubiremo urukundo it's about giving 100% yawe nawe ugatanga 100% ye. Urukundo ni team kubaka no gufashanya no kwihanganirana. Mu giswahili baravuga ngo kupendana ni kuvumiliana. Mu by'ukuri gukundana no kwihanganirana ni ikintu kiza mu by'ukuri wakora ni ikintu kiza wakorera uwo mukundana kugira ngo urugo rwanyu ruzanagende fresh kuko mutabaye inshuti mbere yuko mukundana cyangwa mbere yuko mwubaka biragoye ko mwazaba inshuti mwaramaze kubana n'andi muzasanga mu Rwanda. Mu by'ukuri reka urukundo rusugire rwogere ruzamuke. This is the other side show. Negereza ko ikiganiro kigiye kugira impact nini cyane ku bantu bakundana. Banyita TY Cobra wamvuze ko nambaga bamwita SC Williams a beautiful girl nenda kuzapropose nka propose muri stade yambwiye kabikunda. Ciao.